Kristo Yesu nashimwe bene data mwaramutse. Mwene so umuvugabutumwa Ernest ugusuhuza. Turashimira Imana ko ibanye natwe muri iki cyumweru dusoje, aho twigaga ijambo rikomeye rivuga ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu Kristo. Umuririmbyi yararirimbye ngo Uwiteka umucamanza ambonyeho amaraso. Uwiteka we ni umucamanza kandi ntabera. Icyaha aragihana, ibyiza akabishima. Arakubita, ariko iyo akubonyeho amaraso ya Yesu Kristo akabona ukijijwe, nta gucira urubanza ruba, ahubwo akwita ukiranutse. Ngo ntibyari byoroshye ko tubona amapfizi y'intama gutanga buri munsi. Inuma z'intungura zari zishize, twari tunaniwe no kujya kuzifata. Ariko Yesu aritanga ku musaraba, atumenera amaraso. Aha ni mu isezerano rishya, ariko no mu isezerano rya kera Yesu yari ahari. Ubwo Adamu na Eva bacumuraga bagiye kwicwa n'Imana, urubanza rwo gupfa rubajeho, Imana yabagiriye impuhwe ibarebeye mu ishusho y'umwana. N'ubundi Bibiliya ivuga inyamaswa ariko w'intama, ngo amaraso abereza muri Edeni kandi abaremera icyo kwambara ngo barambara. Bagezweho n'ibindi bihano ariko icy'urupfu kivaho. Aburahamu ubwo yendaga kwica Isaka, habonetse n'ubundi intama. Uyu Yesu rero yari ahari muri Egiputa, niwe mwana w'intama baryaga bakabaho ubwo barokokaga i Gosheni. Twaganiriye insanganyamatsiko nyinshi, ariko muri iki gitondo dusoje icyumweru tuganira, nahuje insanganyamatsiko zose. Twabonye ko iyo turi mu maraso ya Yesu tuba dufite uburinzi n'ubwishingizi butuma tubaho, butuma dusenga tugahamagara Imana. Yavuga ngo uwo ninde uri guhamagara aho uri mu isi uri gusengera, ikabona ni wa muntu wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza we, ni wa muntu wizera Yesu, akavuga ngo uyu nguyu turaziranye, ariho ikimenyetso cy'amaraso n'umwana wanjye nabyaye. Kubyarwa n'Imana ni ukugira jene zimwe n'Imana, ni ukugira imvugo imwe n'Imana, mugapangana mukagirana gahunda. Umuririmbyi yararirimbye ngo iyo wibashye muragendana, gupangana nayo gahunda ntibigira uko bisa. Haleluya, Imana ishimwe. Muri iki gitondo rero nkuzaniye insanganyamatsiko ihuza ibyo twize byose muri iki cyumweru. Twize ko Yesu ari ubwishingizi buturinda impfu no guhitanwa n'abademoni no kubura ubugingo. Twiga ko Yesu ari ubwishingizi butuma dukomera. Yesu aduha ikoranabuhanga, ibyo byose twarabiganiriye. Ndetse nyuma y'ikoranabuhanga nkubwira ko Yesu ari we ugira ahabikwa inkuba n'imirabyo n'ibindi, n'umwuka duhumeka. Ejo hashize twize ko Yesu afite ibikorwa remezo byuzuye kandi byubakitse. Arasenya, yakubaka, ararwanirira abantu bamwizera. Ndagira ngo rero tuganire noneho ko Yesu nahuje byose, nsanga Yesu ari byose. Tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko yitwa ngo Jesus is all in one, cyangwa se Yesu ni byose. All in one biravuga ko hari ikintu kimwe kiba kirimo byose. Hari ahantu ukingura ukahasanga salon de coiffure, ari ikigo kimwe. Ukahasanga amazi, ukahasanga amashanyarazi, ukahasanga ibyo guteka, ukahasanga imyambaro, ukahasanga amavuriro n'amashuri. Icyo kigo ukagisohokamwo ari uko wabishatse, washatse kujya gutembera, ukahasangamo transport, ukahasanga umwuka mwiza. Yesu ni byose. Iyo umuntu yinjiye muri Yesu, aya maraso ya Yesu, ikimenyetso cy'amaraso turi kwiga muri iki cyumweru, atuma muri Yesu ubonamo byose. Ubonamo agakiza, ukabonamo ubugingo, ukabonamo imbaraga z'umwuka wera, ukabonamo gukira indwara, ukabonamo kongera gukundwa no kugira igikundiro, ugakuramo ubwihebe bukakuvaho, ukabonamo inshuti z'umumaro, ukabonamo abo musengana, ukabonamo kwizera ubugingo buhoraho, aricyo Bibiliya yita isumbwe muri Yakobo. Ukizera kuzabaho abandi mu gihe bazaba bari gupfa, kuko bakoresheje igihe cyabo nabi. Yesu ni byose. Tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo Yesu ni all in one. Turasoma urwandiko rw'Abaheburayo, ibice 13 ku murongo wa 20. Isezerano rishya, urwandiko rwandikiwe Abaheburayo, ibice 13 ku murongo wa 20. Nuko Imana nyiramahoro yuzuye umutahiza, murambabarira, nuko Imana nyiramahoro
yazuye umutahiza w'intama ari we mwami wacu Yesu, imuzurishije amaraso y'isezerano ry'iteka ryose. Ibatunganye rwose mu byiza byose kugira ngo mukore ibyo ishaka, ikorera muri mwe ibishimwa imbere yayo ku bwa Yesu Kristo, icyubahiro kibe cye iteka ryose. Amen. Nuko Imana nyir'amahoro yazuye umutahiza w'intama ari we mwami wacu Yesu Kristo, imuzurishije amaraso y'isezerano ry'iteka, ibatunganye rwose mu byiza byose kugira ngo mukore ibyo ishaka, ikorera muri mwe ibishimwa imbere yayo ku bwa Yesu Kristo, icyubahiro kibe cye iteka ryose. Amen. Kubera ikimenyetso cy'amaraso Yesu yahawe kuba umutahiza w'intama, intama ni twe. Kubera ikimenyetso cy'amaraso Yesu yahawe ububasha bwo kuzuka, akajya ku musaraba agapfa, yamara gukora mishoni y'ikuzimu, gukubita Satani igitego cy'umutwe, kumumena umutwe ndetse no gukingura ibituro by'abera bari bakingiraniyeyo, akazuka akajya mu ijuru. Ubu afite ranka yo kuba ari umushumba uturagiye abiheshwa na Se, Imana Data ishobora byose. Iyo ngiyo rero ngo nibeze. Nta kindi nabonye nagutura muri iki cyumweru turangije turi kwiga ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu uretse kukwifuriza kwezwa n'Imana. Kuri uyu wa gatanu nyemerera wakire kwezwa n'Imana, kubera ko Imana iyo ikubonyeho amaraso ntigushyira mu bivume, ntigushyira mu baciriwe urubanza, ahubwo igushyira mu bakiranutsi, ikagushyira mu bana ibyaye. Umwana yemereye gusaba se, umwana yemereye gusabana na se. Ubu busabane rero tubonye, Yesu ni byose. Iyi soko y'amaraso yatuzaniye byose. Ikiza indwara, ikiza kwiheba, yongera guha abantu icyizere cy'ubugingo, itanga kurama, itanga umugisha. Isoko y'amaraso oberevo itanga imbaraga z'umwuka wera. Iyi soko y'amaraso itanga umuryango, injira mu muryango w'abana b'Imana, ambara imbaraga nshya. Emerera Yesu ayobora ubuzima bwawe. Muri Yesu harimo ibikorwa remezo, ugira gisesi ku bikorwa remezo by'uburinzi. Hari ingabo zo mu ijuru. Yosuwa yabwiwe na marayika bari Yeriko ngo yaje kubera umugaba. Yosuwa ntiyazibonye ariko zirahari, zirwanya Yeriko utabirebesha amaso, zikarinda ziyihirika, wowe utazibona ukabona Yeriko iraguye. Muri Yesu harimo ubuzima, harimo gukira indwara, harimo gukira agahinda, harimo gukira kwigunga. Muri Yesu harimo amahoro. Mwene data unyumva muri iki gitondo, ni karibu. Dusoje insanganyamatsiko twifuza gusengera abantu ngo bakire ubwere bw'amaraso ya Yesu, bakire urukundo Yesu adukunda. Yesu yomora ibikomere. Hari abantu bagira ibikomere bimaze igihe, hari abagira ibyo bari bafite iki gihe, yongera kunga ingo. Yesu yongera kubohora. Iki kiganiro umutsima buri munsi nicyo cyaziye, ni ukugira ngo wongere kwakira kwizera kubaho. Bahora bikanga bapfa, bikanga bafungwa. Yesu atanga amahoro. Ukajya ugenda wumva nta muntu mufitanye ikibazo. Atanga ubwenge bwo kwihana, ukamenya guca bugufi no gusaba imbabazi. Yesu atanga ubwenge bwo gutekereza, ukamenya gukora, ugakorera igihugu, ugakorera urugo rwawe, ugakorera ejo hazaza hawe. Yesu amara ubunebwe, ukamenya kwiga. Yesu atanga urukundo. Wari warabaye ikivumo agakunda abantu, akiza ibikorwa by'urugomo, akiza iby'uburangazi, akiza ubusinzi, akiza ubusambanyi. Yesu arabohora, atanga imitima mizima. Ngo nabeze uyu Yesu umutahiza w'intama, mu b'intama nzima zishimirwa zambaye ibyera, bishura byera. Reka tugufashe gusenga nawe winjire mu burinzi bw'amaraso ya Yesu. Ni karibu kugira ngo dusenge. Uwiteka Mana Nyiringabo, uyu musaza, uyu mukecuru, uyu mwene data, uyu mushiki wacu yumvise ijambo ryawe, yongera kumenya kubabarira. Ubabariye umukiza umwaku, ubabariye umugirira neza, ukamukuraho igisuzuguriro. None nawe umwezi ibyaha n'ibicumuro bitandukanye yakoze. Uyu ushaka kubatizwa najya ku rusengero, uzamuha imbaraga zo kubigumamo. Kandi senge umuntu wese watwumvishira ijambo rikamufasha, rikagira icyo rikora. Mwambika imbaraga kugira ngo arigumane. Amenye ko amaraso ya Yesu Kristo yakugize umutahiza kandi ukaba uri all in one. Akazi uragafite, ubuzima urabufite, imibereho urayifite, amakuru urayafite ya mwuka. Abantu bakujyemo bakwiringire kuko ushobora byose. Turagushimiye
kubanye natwe muri iki cyumweru, kandi tuzi ko uzabana natwe muri weekend. Ni icyumweru cyiza ukazabana natwe. Ndasenze nguhe igihugu cyacu amahoro, imiryango yacu amahoro, abana bacu amahoro, abasiribateri batwumva amahoro, abanyeshuri batwumva amahoro, abashomeri bagira ibyiringiro ko mu maraso ya Yesu harimo n'imikorere. Tanga ubwenge bw'abantu ku bantu bamenye gukora, tanga ubuzima, hindura ibintu. Umuntu watwumvise iki cyumweru muhindurira ubuzima, muremera amashimwe yinjirana muri weekend, amashimwe y'icyumweru gitaha. Bana bacu nibabeho bagira ubwenge, tanga ubuzima, tanga imyitwarire mishya, gukomeza abantu bawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Bene data, Imana ibahe umugisha. Ndabashimira ko twabanye muri iki cyumweru, mugakurikira ikiganiro umutsima wa buri munsi. Abaduhaye ibitekerezo ku kiganiro kibubaka, kibafasha, twarabyakiriye. Turabasaba gukomeza kubana natwe, mukomeze gusenga. Weekend ntibe weekend yo gupfusha ubusa, tugira ibiganiro byinshi kuyicano. Weekend n'Imana kiba kiriho, wajyamwo ugakurikira. Harimo ubuhamya butandukanye, byigisho twigisha mu nsengero. Iyicano ni iyanyu, muyigeho, muyishishikariza abandi. Turifuza kugira u Rwanda rw'abantu basenga kandi bagahinduka. Iyo umuntu asenze agahinduka, nkunda kubivuga, aba umukozi mwiza ku kazi, witangira akazi, aba umunyamasengesho mwiza usengera abandi, aba umuntu mwiza mu rugo iwe, muri geto ye, akaba umuntu mushya urema ubuzima ku bandi, urema imirimo ku bandi. Ibiganza byawe bikavamo umwaku, ukaba umuntu usobanutse. Mbifurije rero kugira icyumweru cyiza, mbifurije kugira umunsi mwiza, mbifurije kugira igihugu, itorero, umuryango. Mbifurije gusubizwa ku byifuzo muri gusengera. Iki kiganiro cyo kizahora gihari. Abadutera inkunga ni karibu, abaduha ibitekerezo ni karibu. Mujye muryoherwa n'iki kiganiro kandi mukiyumvemo. Ni mwene so Ernest, Imana yahamagariye kugira ngo muganire ijambo ry'Imana, muganire Imana, muganire Yesu, muganire Mwuka Wera. Icyumweru gitaha tuzaganira kuri topic yitwa Mwuka Wera. Tuzabona imirimo ya Mwuka Wera, turebe Mwuka Wera ninde, Mwuka Wera yamarira icyo umuntu. Nkwifurije kuzaba amaso, ukazagendana natwe. Mwuka Wera arema impinduka mu bintu, umuntu agahinduka. Ni topic ndende, tuziga ibyumweru 2 kandi abantu bazayikurikira bazagiriramwo umugisha. Icyifuzo ufite cyo kuzura Umwuka Wera, kumenya uko akora, ni karibu. Uwiteka abarinde. Shalom, shalom. Heavenly Father, we come in faith. Almighty God, we call your name. You change the story, you break the chain. You lift the weak and you heal the pain. You love us first, you fight for us. When fear speaks loud, you keep us sure. Every secret plot, every hidden dart, you see it all and you guard our heart. So we lift our hands and we stand in trust. Your power is higher, your love is enough. What was written wrong, you can right it right. In the name of Jesus, bring dead things back to life. Jesus, change our history. Jesus, change our history. We are victorious. We are victorious in Christ. Jesus, break the hidden word. Jesus, break the hidden word. Your kingdom covers us. Your kingdom covers us tonight. Transform our lives in your holy name. Cancel the evil, put shame to shame. Heal every body, restore
we have lost, make it fully whole. Where something died, let it live again. Where doors were closed, let them open then. Every waiting prayer, every whisper plea, we place it in your hands.